reka nguhe ukuri kwa Mutesi wihaye kuvuga va mu mwanda va mu mazirantoki va mu birutsi ibyo bintu wirirwamo byahahise ni imyanda wirirwamo kandi nawe urayifite nushaka imyanda uzavuga ni yawe nawe urayigira kuko twese ntawe udafite ibyaha. Niba Karegeya yicaye kuri avuga kuri Mutesi akabaza ngo ku ikibazo cyari uguheka umwana ukamujyana mu ishuri ugeze mu mirimo ndabivuga nkomeje kubera ko niba bagira ngo ndabeshya yego niko mvuze kubera iki. Yes, bakunzi ba KOP turasuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turagarutse nanone na mwarimu wacu. Mwarimu wiriwe neza? Wiriwe neza. Nako waramutse. Bwakeye saa sita zageze. Umeze ute? Turaho. Tangiye akazi hakeye. Bara kwikanga imvura ya hato na hato. Imvura y'iyi minsi abari hatari. Umeze ute se? Sova. Nibisanzwe rwose. Kunde uri pozemo cyane. Kunde uri poze cyane. Ntabwo ndashyuha kuko ntabwo bikanze ngushyushye. Ntabwo ndamenye igitunye unyicaza. Bikanze ngushyushye. Igitunye nkwicaje ahangaha rero ni ingingo zigera nko kuri ebyiri. Ariko bamugani reka manze kujya nanjye nawe turaza kwamamaza nyuma. Ariko reka manze mere nk'utumika. Yego. Mukanya umuntu aciye iwanjye imodoka iciye iwanjye abantu barahagarara harya munsi y'umuhanda rwande rwo hepfo barafotoye bafotora iwanjye nabyo birimo amasomo menshi. Reka mere kubyoroshye wenda ushaka gusanga ari kugira ngo bazaharangira umuntu ugenzwa n'ibyiza ariko ushobora no gusanga bari ukwarangira umuntu ugenzwa n'ibitari byiza. Ubwo ndamutanze kandi niba hari n'abamutumye bazamuhembe make ko misiyo yayikoze nabi. Yashaka kuba yayifotora nimugoroba tudahari. Yego. Ariko urumva urugo rurimo abantu 8 ntabwo bose baba bari mu nzu. Hari ababa bari hanze abatembera abaryamye abari muri saloro. Ubu uramubonye? Bamubonye abana. Bamubonye. Ko urumva abakomisiyoneri inzu ntiri ku isoko kandi abakomisiyoneri bo baranakomanga bakinjira bakanareba inzu bakayireba. Urumva umuntu ufotorera munsi y'umuhanda ntabwo pourcentage kuba yaba yafotoreye ibyiza ikubiye gace cyane. Ariko yabikoze giswa. Ubwo nanza abagabo hari abantu ushobora kuba kugira ngo bazohereze umuntu wenda ufite ibindi ugenzwa n'inabi. Shaka kuzana ikintu akakinaga wandi wanjye bakingura kuri portail bagasanga bati iki kintu tugisanze kwa Karegeya. Icyo ndabizi ko bajya babigira. Yego. Nigeze kukubwira ukuntu mu gihe cy'ibyitso bakubyutsaga urimo wihonora mu maso bamara kugucanga bakazana inyandiko igihe umwe ari kukujijisha wajya nko kuri toilette cyangwa gukaraba mu maso bakabashyiza ibintu mu kabati kawe none bakaza kuvuga ati ngaho tindura ibirimo hano byose bikuremo bagasanga mama baruwa tazi. Urumva nibyo rero none utanze abagabo. Ntanze abagabo ariko nta nibirenze ngewe mpora niteguye kuko n'ubundi ntabwo cyonzi cyo ngewe mpora niteguye nta birenze. Ikindi nuko nayifata nka misiyo yoroshye kuko iwanjye abantu benshi barahazi mba nahavuze makorera ibiganiro uribuka icy'abamotari cyari nko mu rugo gikoze nambaye kamambiri nta muntu washaka kumenya iwanjye ngo bimunanire kuryo ariko hari babandi nanone babandi numvishe ngo basige bajya no mu matongo bigize abarikeologe ku ngufu bagira ngo bagiye gupima bagiye gupima ibisigaratongo. Okay, uwafotoye ubwo icyo yafotoreye nzaba nkimenya ariko nta muntu ujya mishi wanjye nkunda kukubwira ko n'inzego na bipe ndayitaba. Umva umuntu witaba bipe cyane kuri kurundi rwego niko bimeze. Nta muntu urashaka ngo ambure kareka nta nurambwira isaha ngo nyirenze. Ubwo nimwari kumwegera uwo muntu kandi yahise yamaze gufotora imodoka iragenda. Nta mpamvu mwegera se gute umuntu arafotora iwawe atasuhuje waba umwegeramo iki? Umubaza impamvu ari gufotora iwawe akaguma kareka izo ntambara ari ntambara umuntu atirwa rwana reka itubona ahubwo ari ku ruhe rwego ntabwo babyaguteye se bwiki se ngaho do
Yewe. urabona imodoka iraje iparitse iwawe irafotoye ntacyo bivuze. irafotoye irirutse Iyi foto si itwaye iki? Huh? Ibyo ari byo byose n'ikizaba nzakisobanuraho. Ubuse naniwe gutera imetero. Bagisanga se mu mbuga iwanjye bwo. Kumenya igihe cyamaze ibikoresho ntibihari. Kumenya niba nagikozeho se laboratoire ntihari. Yego. Ayinya. Ahubwo azibeshye. Kutangiye kumutera ubwoba se. Oya arabusanganwa. Ubwo barabuzanira ubwo byamunaniye kuza ngo bavuge ngo aha niho kwa Karegera. Arahari. Tumushakira iki? Ukicara ugagara ukaparika imodoka hakurya y'umuhanda ugafotora urugo rw'umuntu. Ntako wasanga atari niba we yafotoye. Sawa. Nta kibazo. Uweze gukora kuri kamera kuki wijijisha? Kuki wijijisha iyo kamera yawe aho ireba ntago umuntu yareba ngo hamenye. Iri kureba kuri mwarimu. Kuki wijijisha? Kuki usoba ariko kuki wiha effort zo gusobanura abadasobanutse? Niko ye. Nje bariga mba ndahangaha ndi kubungabunga abanyantege nkeya. Oya. Ninde wagutumye se? Ninde wagutumyeho? Aka kabiri ubwo bisa n'ibijyanye ejo umuntu yanyereje akantu ntabwo ndi buvuga icyo akora yego ariko ka kantu nkunda kuvuga k'umugani kameze k'umuzamu utera ibuye nyir'urugo agatera iki ironje voilà umuntu yakanyereje aseka cyane nanjye ndaseka ku rwego ariho ambwira ati abantu dukorana twagiye inama tuvuga ibintu ko tubyandika ko dukora raporo mbabwira ko ijambo runaka barihindura barabyanga ngo ndaciriritse ati ntibukeye bisohotse kwa kundi batangira kuvuga ati mwabyanditse nabi none bimubwiye ati ubu rero iyo bibagarutse iyo batangiye kubivuga ko byanditse nabi ati ngiye mpita numva insinzi muri ngewe ntese gute ati kandi ariwe watubwiye ngo nyir'urugo agutera ironji nyir'urugo agutera ironji bo baguteye ibuye nuvuga ngo bagenzi bamuteye ibuye ngo uvuga uvuye aho ibyo uvuga ntibishoboka uraciriritse yego noneho bya bintu bisohotse nabi nyir'urugo bibonye ati ni gute musore ibintu byanditse nabi bahita bati kandi kanaka yarabitubwiye ubu urumva nyir'urugo yateye ironji wa wundi avuga ironji mwagomba nzi rero ko byumva unyihanganire mpindura imyenda rero naje nifubitse none harashyushye nta kibazo nta kibazo rwose ironji riri gukora umuti ntabizi burya nuko bigenda umuntu akaba umwarimu ibyo nabyo ni uko umwarimu wa sosiyete nk'ukuntu nka Joseph niwe wazanye akantu ko kuvuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo umuryango na kari kuvuga ngo icyo mwuka abwira amatorero hanyuma njye nazanye akimetero ariko ngomba credit we yabimbwiye turi kumwe dukorana ntago byari ibyo gusakaza yabimbwiye turi kumwe hanyuma nanjye mbizana ku mihanda amatirikanteri metero abantu rero bazonko bati metero irya mwarimu byo sinzi warizanye ni ngewe aha ubwo nawe warigishije so ni byiza rero ibyo biratanga isomo ko nubwo imihanda ivanze nubwo isi yamaze kuba pirate ukuntu imihanda yo irarenze parce que ibyiza ibibi amafuti ubuhanga ubuswa ubushakashatsi ibipapirano byose biza ari content nyiri imihanda ntazi kujonjora nishwe byose bose araheba urabyumva yego icyo rero nicyo bishatse kuvuga ngo hari abigisha hari n'abigisha nabi hari n'abigisha ibibi ariko icyakabaye cyiza tugomba kuzirikana n'ejo hazaza hacu n'abacu yego umuntu ni être social c'est un être social ni être social kuko iki avukira muri societe agakurira muri societe akayibamo akayigamo akayishakiramo akayipfiramo akayirwariramo akayisaziramo so nuvuga ngo rero icyo nkuko Tito Rutaremera yabivuze ni gusaza neza ni ugusaza umutima nama wawe utagucira urubanza ariko urumva ukuntu wararinze intambwe zawe ejo nabwo twarabivuze tuvuga ngo inkoni zizagukubita mu busaza uzica kare utabizi kandi utabizi n'igiti uzugamamo izuba mu busaza ugitera kare
buriya ntibizagutangaze, nabyutse bibwira n'abana b'iwanjye uko nyine umuntu agerageza kwirinda kugeza mu myaka runaka. Buriya Tito Rutaremara niba afite imyaka 82, ngira ngo Rucagu nawe ni umukurikira afite 81, wareba inzira baciyemo, hari uburyo barinze intambwe. Yego. Kuko bombi inzira baciyemo zifitanye isano. Urabyumva? Zifitanye isano. Hari uburyo barinze intambwe zabo bashaje neza cyane, sibyo? Badashikagurika, batikanga baringa. Oya, zino kwikanga wakwikanga, ariko kwishobora kugwa ukayikanga, ariko batikanga baringa. Kandi byose babikoze neza cyane rwose. Uri kubyumva? So buri wese rero niyi mihanda noneho igaragaza ngo bo bakoreye mu isi y'abantu ifunze, y'abantu baziranye. Ariko noneho twebwe ku mihanda uranabwira nabo utazi, sibyo se? Cyane. Mushobora no guhura ntumumenye cyane. Nka bano banyeshuri ba hano bariya tugenda duhura, bano bo muri Biruri. Oya, hari abanyeshuri bo kuri KOP, ariko hari n'abanyeshuri Biruri. Ni nabo duhurira hano haruko, abo tujye duhurira hano haruko. N'ubu mpuye nabo. Urukonje yo naje muri weekend mpura nabo. Ikipe yawe imaze kuba nini cyane. Ni mugoroba twahuye ari benshi noneho. Bariya bana ba KOP reko. Bariya ni aba KOP. Ni aba KOP bari baje mu bukwe. Bajya b'amakoti. Abanyeshuri nyabanyeshuri ubu barimo. Duhuye none abagiye muri Kapoze. So icyo bishatse kuvuga ni iki rero? Ku mihanda urakorera abuzi nabutazi. Yego. So nukuvuga rero mu masaziro yawe uzabura w'imihanda n'ubundi. Abakuzi ku mihanda muzajya muhura. So bakuzi bate rero? Yego. Uhitwaye gute? Ibyo buri wese uhitwaye gute? Ibyo buri wese agomba kwimenya. Yego. So reka twatake rero inkuru nyamukuru. Inkuru nyamukuru. Ejo twakoze ikiganiro cyerekeranye na sheke yatanzwe na Pastor Mutesi. Ntabwo ari we wanditseho wongera ubikosore, nejo warabivuze. Unamyita sans provision. Ariko niwe yitanze. Ntabwo mvuze ko ari we wanditseho, mvuze yatanzwe. Oya, urumva? Mvuze yatanzwe. Ariko iyo bigeze bareba uwanditseho. Yavuye mu ntoki, okay, yavuye mu ntoki za Pastor Mutesi. Ariko amafaranga agomba kuva kuri konte yande yutariwe. Nta kibazo. Bigire gutyo. Nta kibazo. Siwe wanditseho mayidi. Yavuye mu kiganza cye. Kutangiye gutera imetero kare. Noya ntago ndazitera. Ariko sinshaka hano ngo uvuge ibintu ubigoretse. Najya sindi. Nyiri sheke suyitanga mu ntoki nuwo yanditseho. Ariko ni nyiri konte. Ibiganza byavuye. Ntacyo. Ibiganza yavuyemo ni bya Pastor Mutesi. Okay, ubwo uhita winjira muri ya nuza responsabilité, rôle, imputabilité. Imputable ni nyiri konti. Responsable ni nyiri gutanga sheke mu ntoki, nyiri biganza. Sibyo? Role ni uwanditseho. Wanditseho. Ashobora kuba yanditse atari we nyiri konti. Ibyo rero ni ibintu bitatu. Sawa, tugende. Tugende ariko nukurinda intambwe. Rero iyo mvuze kurinda intambwe hari abantu baba batabizi. Sinzi niba nanigeze kubikubwira. Muri ya kadire nkunda kukubwira ngo nyereka aho umusaza yicaye, ndakwereka aho yarahagaze mu busore bwe. Buriya arakantu reka nkavuge gakeya nihuse ko katajyanye n'ino domaine. Buriya wabishaka utabishaka. Umuntu wari mu Rwanda hagati ya 90 na 94 arengeje imyaka 15. Kuri no saha abayeho uko hakurikijwe amahitamo yagize muri icyo gihe. Nakanyuzemo. Yego. Umuntu wabayeho? Umuntu wari uriho. Hagati ya 90 na 94. Yujuje imyaka y'ubukure. Uyu munsi abayeho uko amahitamo ye y'icyo gihe yamugeni. Icyo yahisemo icyo gihe. Ubu ni cyari kubamo. Ni cyari kuviza. Erigo. Aho ngaho benshi byabagora. Hari abagusesengura amagambo yanjye n'ibyo hari abataryumva. Ariko ye baba ndi nabwiyoswa kibu. Ntabwo yabikora. Kura nk'ukwezi. Ariko buri wese umurebye unzanira abantu 5 b'icyo gihe. Ndakwereka ngo dore ubaye gutya ko wahisemo gutya. Ubaye gutya ko wahisemo gutya. Tugende. Yego, ako noneho karagaciyemo. Ntabwo hure n'ingingo y'ubu. Yego. Hanyuma
ku mugoroba nabonye ikiganiro twakoze ikiganiro tuvuga ngo uriya mugabo Straton avuga ko yagiye kuri banki bagasanga bagashaka kumwita umujura kuko bavuga ngo sheke hari ibyo itujuje yujuje ibisabwa hanyuma rero komeza noneho sheke yaje gusobanurwa na ba nyirayo abayitanze basobanuye ko impamvu bashyizemo ziriya maguyi ari ukugira ngo atajya kuyabikuza nukumenya ngo kandi buretse gato kandi impamvu baramubwiye ngo ntuzajye kuri banke tutaguhaye uburenganzira nibyo nashaka kubwira ndashaka isomo kuri twara ukundi kuntu kuko urumva uriya munyamakuru w'umugabo uvugwa muri ino nkuru yashatse kwigisha abantu ngo bige ku balance kandi nawe ntajya balance urabyibuka iyo mu Mutara urabyibuka yakamonye yavugishije directeur gusa ariko kubera ko byamugezeho yibutse balance ariko ngewe aho nicaye aha ntago ku mihanda dukeneye balance yego niko mvuze kubera iki dukora inkuru par rapport yaho iturutse ibyo bazabibaze papi na babandi bamubaje ngo ntiyakoze balance balance se ubaza nawe ni umuntu rimwe na rimwe nibyo agiye kuvuga ushobora kuba ubizi kumurusha babyumva icya kabiri niba Straton yahamagaye itangazamakuru muze mbabwira kaga kanje urabaza umuyobozi uwo muyobozi ko atigeze avuga ko ibyo bintu byabaye mu kagari ke uramushaka wiki kuki atari watabarije Straton d'abord kuki atari watanze ikibazo cy'umwana wiga hetse urajya kumubaza iki noneho we urakorera Straton wa wundi nabona hari icyo yakongeraho umuha umwanya ariko si wakubivanga nayo nindi content ariko sinumva ntago sinzi niba ariyo balance yashakaga kuvuga sinzi iyo ngiyo uvuze sinzi niba ariyo yashakaga kuvuga we yashakaga ngo wakoranye inkuru na Straton abaze bari nibyo yashakaga kandi bose kuki batagiye iwe bagakora iwabo ati ntabwo ari ngombwa icyo cyo ntazagira abantu bagipfa ibyo nta uri hano kugira ngo yigishe itangazamakuru buri wese akora irye ibyo babikora muri mainstream handi hari hierarchy ipanze neza hari reporter editor senior editor na chief editor
iyo nzira inkuru yaciye muri iyo nzira nica muri ibyo kuko edita agira ibyo agutegeka mwese ku mihanda uriya wabivugaga agira edita ahita arekura ahitamo inkuru yigenje ateze izo amaze gukora se zose ziba ziri balance ahitamo agendeye ku marangamutima yiwe kubera ko ariwe byagezeho nibwo abyibutse Rwabiharamba yarabaransinze heshwe ariko iriya yo rwose hanyuma nubwo babaransinze se uyu munsi ko bavuze ko bavugishije ngo gitifu w'umurenge na gitifu w'akagari ariko nabwo amajwi yabo ntago bayapureyinze ntawamenya it's okay katujye ku ntego good akandi kantu Joseph yajyaga twigisha rero yatubwiraga ngo hari umuntu bahaye akazi ko kuragira inka ageze yasanga ni imbogo izo nka ni imbogo ihembe riravuza ubuhu so ubwo imbogo ninde umushumba ninde umushumba ni Pastor Mutesi imbogo ni Stratoni Pastor Mutesi yagiye gutabara Strato diyabanza kwiga background ya Strato uyu munsi nibwo atangiye kuyimenya ariko nanone nkabanza nkamenya ngo harimo ibyivanze turaza kubireba ikibazo cyabaye umwana ujya kwiga hetse yego noneho bo muri support batanga inka n'umurima umwana ntago byagaburetse gatoya genda gakeya ni byinshi niwihuta uratuma mvuga bikeya umwana ajya ku ishuri ahetse murumuna we yego nta kimenyetso cy'umwana uhetswe atanywa amata utanze inka uvuguruye inzu ukoresheje ubukwe ibyo bitatu ni ikihe gikemura icyo guhekwa kimwe muri ibyo ikize cy'ubukwe ubukwe se gute umwana ugenda ahetse murumuna we ku ishuri ikibazo uragikemuza kushakira se undi mugore uwo mugore azamuheka uwo mugore azajya aheka uwajyaga ku ishuri ahetswe sorry uwo mugore bamushakiye azajya aheka uwajyaga ku ishuri ahetswe nka hehe handi byabaye hehe handi byabaye umugore agaheka umwana wa mukeba we wapfuye hari ahandi ubizi ntaho mbizi ntaho ndabibona wese urugo rurimo abana b'intabere urukemuza kurushakira umugore cyangwa urareka ushaka uburyo abo bana babakura neza hakazaza mukase akazabazamo baciye akenge erega izo ni metero zawe nabo rero bateye izabo baziteye ngufi bazanye ibisubizo bitari byo umwana n'intabere arahekwa na mukuru we wa 15 aramujyana ku ishuri icyo bari gukora creche ku ishuri cyangwa se kubashakira umukozi umwirirano ariko gushaka umugore wa se urabihuhuye bari abana bazakura barirwa mukase ko naba nuko bari babanaga na se ntacyo bakemuye ukamukoresheje hariya nta kibazo cy'uko umugabo adafite umugore nta cyari kirimo kandi ibyo bintu ku murenge hari inkuru numvise babiduseho by'uko agiye gushaka undi mugore none bari abafinashije ubukwe babiduseho baravuga ngo uwo muntu uri kuvuga ngo nta kintu tumufasha ngo nta nka twamuhaye agira inka twasanze ari muri process zo gushaka undi mugore kandi umugore we ari bwakimara gupfa noneho bariya bamushakira undi bariya bahita bamukorera ubukwe bamukorera ubukwe kubera ko umwana yahetse muri umuna we ubwo sicyo nicyo gisubizo ubwo nicyo babonye umuntu arwaye amenyo umuti mu kuzana umuti uzanye igisheke n'ibigori aho ngaho urahuranyije cyane umuntu arwaye amaso umwandikiye ngo jya ureba mace buri joro arwaye amaso umwana arahekwa na mukuru we wowe igisubizo uzanye ni ukumushakira mukase ibi bintu ni ibintu tuzaba mu buzima bwose nyuma y'imyaka 5 tuzareba uko bari abantu babayeho icyo mukase yazanye muri urwo rugo nk'igisubizo bari abagize wasanga uriya mugabo yaratindijwe gushaka nuko nta bushobozi yari afite bafinashije ubukwe bwe ubu uriya mubyeyi uriya umugore mutoya wa Strato uko azafata bari abana bazajya bavuga ati ba bantu dore ibyo ba bantu badukoreye bashakiye papa umugore ibisubizo bibi icya kabiri nabyutse mbaza abo mu rukomo ko ejo iyo mbimenye irankuru yo nyimenya kare
mba narahanyuze cyagiye mvuye Nyagatare. Icy'umurima tugomba kubanza tukabimenya. Gushakira umurima abana itsoke birashoboka. Yego. Ariko straton ni muntu ki wo kugurirwa isambu. Kuko iwacu ibyumba uri kavukire uba ufite ubutaka ukumura ku babyeyi. Ikindi uba warakoze wanabwigurira. Ikibazo cy'umwana uhetse undi n'imirima birahurira hehe. Bagiye kumugura umurima wandikwe ku bana, that's okay. Ariko se hari ikibazo cy'ubutaka, niba afite ikibazo cy'ubutaka ubwo strato either n'umwimukira kuko ari kavukire akaba yabufite. Yego. Hanyuma icya kabiri imyaka amaze cyangwa se akafite abandi bana benshi ubwo afite ari butoya bare bakagirira impuwe abangaba bafite nyina wapfuye. Cyo nacyo kirashoboka. Yego. Ariko nabwo ndumva ikibazo cy'umurima ku mwana uhetse undi. Umwana uhetse undi wagikemuza irerero, wagikemuza umukozi wo mu rugo, wagikemuza bibero, wagikemuza wenda inkaho bikaza ko abona amata. Ariko ikibazo umwana yahekaga muri umunawe ko adafite uwamusigira mu rugo. Yego. So uwo musigira rero si ngombwa ko aba ari umugore wa se. Sibyo? Good. Icyo ni kimwe. Icya kabiri impamvu strato mwisi mbogo donc urumva abantu bacika intege mu gufasha kandi nanjye urabizi ko byo ngiye ngufasha mu yanjye ntabwo ushaka kujya kubwira umuntu ngo kanaka akeneye ubufasha. Oya muri byo nshoboye guhamagara abantu ngo mufashe kanaka narabiretse nkurikije amagambo abikurikira. Ubona ko namutese bitangiye kumugeraho. Yego. Ntabwo donc strato amateka yo kuba strato uko mutesa bivuga niba strato umugore we yarakoze impanuka ngo akabona amafaranga y'imperekeza y'impozamarira umugabo akayanywera inzu ngo yataga itaka umwana uhetswe na mukuru umwana uhetse muri umuna we mu ishuri ntabwo ari ikibazo cy'inzitakaza itaka turacyumvikana icyo ngicyo cyane uburyo dushakamo ibisubizo. None ugiye gufasha umuntu ntukoza nkete impande n'impande ngo ni muntu ki. Cyo nacyo ubwo nyine ni hahandi ugira courage karenga abantu bagatanya kugutekereza uko utari kubera ko wagize courage irenze ikenewe. Sibyo? Yego. Bavuguruye inzu bajyanye imiceri baguze inka ngo babashya ko umugabo yavuze ngo iki umugabo yavuze ngo yarapfuye oya ngo barayirose umugore yavuze ngo yarapfuye oya umugore n'umugabo ntago bavuga kimwe ku nka umugore avuga ko yarozwe ubwo ibyo byose ni biri gukemura ikibazo cy'umwana uhetse undi ahubwo bamushakira na orphelinat au contraire bene bari bahita ubashakira nk'ikindi kigo kibarera bakiri bato bakazasubira mu miryango bakuze. Wamaze kumenya ko se n'ubundi ari irresponsable kumushakira umugore nta muntu w'umunyarwanda numwe wifuza kurerwa na mukase. So gufinansa ko umwana runaka arerwa na mukase bizakugiraho ingaruka mu gihe kiri imbere. Ugize amahirwe mukase akaba muzima that's okay. Ariko bari abana mukase nabafata nabi bazajya bavuga ngo ba bantu bashakiye umugore papa nibo batugize bari kuduteza ibi byago. Yego. Aho turahavuye cyane. Hanyuma rero ibyo byose barabikoze bamaze kumenya ko strata ari umuntu nyine tubita indiririzi ntagira isambu inzu ntikoze umwana ntabasha gusigarana umwana tusa byose barabitunganije. Yego. Agera ku by'isambu isambu ati ni 500,000 amafaranga 500,000 amaze kuboneka ati byabaye 900 watangiye kubona ko umuntu yabaye indiririzi. Barebye kure ya sheke navugaga yego bamutega umutego nakosi bamuteze bamubwiye ntago bamubwiye ibanga ririmo ariko baramubwiye bya bindi warutangiye kuvuga ngo ibintu bibiri uzarutire tuvuganye kandi uzaje kuri banke wamaze kubona umurimo ntibamubwira ngo amafaranga nta yari kuri konte twe numara kuduhamagara ko wabonye umurima cyangwa se amafaranga ari kuri konte ariko hari ibitubuzuye kuri milkshake bari bayiteze ukwezi bayimuhaye 14 z'ukwa kane yagomba kugeza 15 z'ukwa gatanu ajyayo kuri 10 bukeye kuri 15 ajya kuri banki kandi barambwiye ngo banza ushaka isambu numara kubona isambu uduhamagare kugiye kuri banki tuzahita tukubwira ngo wijya kuri banki gumana iyo sheke tuze tuyifate tuguha amafaranga bimwe nakubwiraga ngo bagende bamuha amafaranga abasubize iriya sheke kuko kuba kiyibitse nibigera rokenze urumva byamaze kumenyekana kuba kiyibitse nubundi ikosa ryaba ririmo isanisha ryabakoraho. Ariko urumva bo basobanuye mu kiganiro ko
bayimuhaye nk'igihamya yuko afite amafaranga, bamubwira ngo nubona umurimo ugatekereza kujya kuri banki tuzahita tuza tuguha amafaranga udusubize sheke yacu. Aho sawa, bari babitekereje neza. Rero umusaza urumva nibyo nakubwiraga ngo bariya n'abashumba bahawe akazi ko kuragira inka, ariko bisanga baragiye imbogo. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo n'abantu bakenera ubufasha nabo barimo ibyiciro byinshi, impare nyinshi. N'abatanga inkunga ari abari hanze ari abari mu Rwanda mu byumve, kandi wakabaye ukurikirana ukajya kumenya ngo inkunga natanze yakoze iki, iri gukora iki. Hari abiviramo n'urugomo, abagurisha gira inka, abagurisha impano, bakajya kunywa urumogi, bakajya kunywa ibyuma, babyumva. Ubwo reka mbifatireho rimwe, abantu batanga inkunga mujye mukurikirana. Nka gasore wa wundi w'intuza w'Ibugesera, hari ihene yatanze hano Musambira, yakabaye yajya gukora follow up agasanga niba hari izigihari, kuko abantu yazihaye ndabizi neza ko bamwe bwakiye bazigurisha abandi bakazirya bakabaga bakata. Nuvuga ngo niba watekerezaga ngo iyi hene izafana umuturage aha imugeza, noneho nyuma y'icyumweru akaba arayigurishije, effort wakoze ari abaguhaye izo nkunga bipfuye ubusa rwose. Ifo gusigaho umuntu ubikurikirana. Ubwo mvuze gasore, izo ihene yatanze Musambira, na wa misi watanze ibyarahani Intarama, agiye kureba ko bitagurishijwe. Hari niba binakora, ndabivuga nkomeje kubera ko hari umushinga nigeze najyaga nkorera amakuru w'abayisilamu witwaga Direct Aid, wigeze gutanga inka mu murenge wa Ndera na Bumbogo, bazikorera gafamu hari amasizi, bamucoma kwa Sosene ntago yajyayo, bamucoma butubari twahariya za Kimironko hose, bakajya bagenda bafatamo. Ihene zageze mu rugo ntago zigere no kuri 1/2. Niba bagira ngo ndabeshya, uwo mushinga nusubireyo, nihagira umuturage ubereka ihene yavuye muri iyo mpano, ungaye birimo harimo n'uruhare rw'ubuyobozi. Wabyumvise? Urumva abatera nkunga nkuko Mutesi yabivugaga, umuntu aremera akagaburira abana ibishyimbo, ndavuga mu magambo ya Mutesi, agaha abana ibishyimbo ntabaha inyama kugira ngo asagure amafaranga yo kuba yakohereza umuntu yo gufasha abantu. None ugasanga bamwe barayanywera mu tubari, abandi twatubari tukavamo n'urugomo, ugasanga arahakomerekeye, agakera no kubetinga, akoze urugomo akomerekeyemo. Ubwo ni ukuvuga ngo nawe ufite uruhare muri uko gukomereka kwe, ko niwe wafinanshije ibyo byabwenge yanyoye. Ubwo no kugira ngo systeme yo gufasha igabanuke, ihinduke cyangwa ni inagabanuke, niba ngombwa bamwe nibashaka banabicike, kuko finaloma niko bimeze. Hari n'undi mudamu wigeze kumpamagara ambwira ati ngewe umugabo ampa amafaranga kwisukisha n'inzara byose, atari ko ngewe ko akonzi ko mu Rwanda hari abana bahangayitse, ati nisukisha rimwe donc 100 niryo nkoresha, andi 300 nkayashyira kuri konti nkazayafashisha abantu bari ino. Ubwo arimo mbaza ati tubigenze gute, abambwira ati hari abantu nyoherereza bagafata amafoto. Ese gufotora ifoto no kuba umuntu ibintu byamugezeho ni ibintu bitandukanye cyane rwose. Abo bantu bo muri Direct Aid kugira ngo mbamenye, urumva bafite n'abakozeho inkuru, ayo nayo nkuru nahembeye muri 2016 na RGB. Bafataga umuntu bakavuga ngo tuguhaye 400 byo gushinga saro, bakagenda bakamufotorera muri saro yundi, bakamutera senkana ati itahire gahunda yatunga. Bimaze kuba nuko inkuru yabo nuko nayimenye, babyumva. Abantu baraje baratabaza ati ariko uziko kanaka bamufotoreye mu kiraro cyundi, bakabashya ngo bamuhaye inka. Bimaze kuba abantu 5, mpita nkora plan y'inkuru ya investigation, ngiye kureba ibyo bintu, ngezeyo mbona indi irenze iyo ari nayo nahembewe. Ntago wibuka se ikanisa, idini, itorero ryakodeshaga inka muri Musanze mu Kinigi, rigamara abantu buri wese bakajya bamufotorera ku nka, imodoka ziparitse yari zihita zisubira nayo zanka, ari inkodeshanyo. Ariko se nkomeze se mute waragiye imbogo uyitiranya n'inka n'abandi babimenye. Mbere yo gufasha menya koranyete, umenye umuntu yesi ibibazo yabigeze mate, byatangiye bite, we uruhare rwe n'uruhe. Yego, niba tageta ari umwana ntabwo ari ugushakira umugore ntabwo gushakira umugabo umugore. Ikibazo cyari gukemura umwana uhetse undi.
imirima, inka kuvugurura inzu, inka, umugore, ubukwe, ibyo birahurira he no guheka umwana? wenda inka yo Uretse gatoya. wenda inka yo twahengeka Utanjijisha keretse wamenye ko hariyo bwaki. Ahubwo uriya mugabo ngo yahise abona akazi ko guheka, ko ari we ugenda ahetse uriya mwana akamujyana mu irerero gahemba bakamuhemba iry'itanu. iry'itanu. Ninde uyatanga? Uwo muntu nkenyere kumumenya, ariko turaza kumumenya ko babivuze birenze kabiri. Ubundi icyo cyari gihagije. Wenda n'inka, ujyana umwana ku ishuri arabonetse, wagendaga muhetse ari gatuje, amata mu rugo, ifumbire mu murima, byari bihagije. So gushaka gukora byinshi nibyo bitumye bagera ku mihanda. Ngana ku musozo kuri no dosiye. Buriya Mutesi ari ahantu dusa naho duhurira. Ngira ngo urabyibuka mu kiganiro, si ukuvuga ko hari icyo muca cyangwa se n'abariya, ariko mu kiganiro narabyoroheje mbabwira nti muvanire ya sheke muri circulation. Yego. Mutesi ikintu nabonye dusa naho duhuriraho rero, iyo uhagaze ku kuri wakwemera no kukuziraho kugira ngo uguhindure. We numvise abivuga mu bundi buryo bw'abavuga butumwa, avuga ngo niyo byaba imyaka 100 bwa gishumba, ikinyoma kiryohe, kigira isukari, kibe mu buki, ntikizigera gihinduka ukuri. So wowe uhagaze ku kuri kwawe rero simbarara, uwo ninjye. Uranyumva? Ndakumva. Nta wigorora imvugo ngo birangira ubeshye ngo kugira ngo ugaragare neza. Oya, garagara ukuri, bizageraho niho hahandi haza amaronji. Byigaragaze. Niho hahandi haza amaronji. Yego. Umuzamu arashaka ko winjira mu gipangu wiyisundi, genda usesera. Oya uvuge ngo ndikanaka nkorera ikigo runaka. Ntugende uvuga ukuri. Urabyumva? Yego. No niwivuga ukuri agasanga biciriritse agutera ibuye. Rugigire nyiri gipangu naza nasanga ari wowe wa wundi wa nyawe w'umunyamakuru cyangwa ugenzwa n'iki, aguhe karibu, agutera ironji. Uranyumva? Yego. None se nubeshe umuzamu ukavuga icyo utari cyo, ironji nyir'urwaza abakiri guteye. Hishwe. Tuvuge uhagurutse uvuga uti nitwa Rugigana, nyobora ikigo cy'amabuye y'agaciro. Umuzamu ati karibu boss, parika hariya. Niwinjira mu nzu nyir'urwo asange uri ikisi, nirinda kugira reka byoroshye, sibyo? Nyir'urwo ninjira asange ni mafene, irinde kugira umentioning. Nakubona nakubaza umwirondoro none umubwiza ukuri, wabeshya umuzamu kugira ngo winjire. Ugeze imbere ya nyir'urwo uti nyamara ngewe nitwa mafene, nkubura imihanda y'Ikabarondo. Ati ubundi atabakuzi imihanda se mugera nkano mute. Urabyumva? Wabeshya umuzamu ubona kwinjira, ariko nyir'urwo uramubwiza ukuri. So aho kuvuga rero aho kubeshya ngo ugera ahantu kandi nuhagera aho hantu uzakenera ukuri ariko kwahagukura, simbara ku kuri kwawe, umuzamu agutera ibuye, nyir'urwo agutera ironji. Ni nuko biza. Yego. Bageraho bakamenya, bageraho bakabyumva cyangwa batanashaka kubyumva ukabihorera, kuko ntabwo misiyo yawe ari ukumvisha bose. Misiyo yawe ni uguhindura abantu. Bangahe twavuganye kangahe? 0.2% muri buri kiganiro. Ubwo ibiganiro 10 n'abantu babiri. Oya, ibiganiro 100 ni babiri. Ibiganiro 100 ahubwo n'abantu babiri. N'abantu babiri. Ibiganiro 100 n'abantu babiri. Ibiganiro 1000 n'abantu 20. Ugira ngo ntubugakoze. So niwe hakubeshya rero na target yawe izapfa. Emera ibuye umuzama gutera, ariko utsimbarare kuko urabizi neza ko nyir'urwo azagutera iki? Ironji. Nibyo rero Mutesi kare akantu ko nakemeye, byaba ari ukuri bitaba ari ukuri, nanjye ibyo mvuga byaba ukuri bitaba ari ukuri, ariko umuntu guhagarara mu kuri kuko avuga ngo nanagupfira, aho kugira ngo nitwe runaka, nigire runaka, mwene runaka, kandi ndi runaka muri mwene runaka. Guma mu kuri kwawe, ubigukundira bigukundire, ubigushimira bigushimire, ubiguhembera biguhembere, ubikwangira bikwangire, ntibizavanaho ukuri. Yego. Icya kabiri nubwo bari abahungu bari abanyamwuga bitangaza makuru, ariko Mutesi asa naho ikitwa imihanda yizi cyane. Aravuga ati aturubwa na yambariyeho ati ikisiri kijyankanga,
kikabwiza abantu kuri Arayizi. nta gihinduka ati nayivuzweho bihagije ati ubu bagiye boheza banyohereza ibiganiro wahindutse umutekamutwe. By the way, ubwo ikindi nanone Pastor Mutesi iyo mugezeho impamvu noroshya si uko ari umugore wa mushuti wanjye, ariko nanone nk'umunyarwandakazi mu bandi mba nkeneye ko aba umuntu utuje. Namumenye mubwiye na mushuti wanjye wundi yagiraga agira amagambo afasha. Icyo nicyo cya mbere. Akagira ijwi ryiza, akambara neza, akanasa neza. Ariko amagambo ye niyo waba utabona ibyo kwambara tubireke n'ibyo gusa ukabyumva ukumva umuntu playing ijwi rya amagambo ya Mutesi arafasha. Rero baryohereye mu matwi. Hari mushuti wanjye rero wayagiraga Mutesi yayasohora, Mutesi yakoraga ikiganiro abantu bagakata kwa kundi bakata utwanjye, uwo mushuti wanjye akabishyira kuri stati, nanjye nkaba ndabibonye bimaze kuba 3 kane 5 ahubwo namara nk'icyumweru ntako mbonye nkamubaza ariko Mutesi ntaheruka kuvuga. Uwo mushuti wanjye rero ejo nkimara gukora icya kiganiro nta nubwo yari ahari, yari mu ruzinduko, nari nanabikubwiye. Yego, yari yatembereye. Ariko cyasohotse ataragera mu rugo arambwira ngo ariko koko ngo Pastor Mutesi yabaye umwambuzi. Babyumva? Noneho mpitamuha ya nkuru ya TV1. Yanga kubyumva. Noneho mu gitondo nanjye nawe ajya gushakisha ibirenganura mushuti we. Nawe ntabwo amuzi, ariko twembi umugabo we turamuzi. Noneho anyereka ibidati bya bintu ubona ko ari ukubeshya. Nanjye ndacyumva cyose inshuro 3. Isomo ririmo ndaza kubigarukaho njya mu by'abapasiteri, ariko stati ya Mutesi abantu barayizi, dukunda kubivuga. Maze gushaka abagabo bangahe ntituzi umubare, tukunda kuvuga 5, bavuga 3, icyo nta kibazo. 5 mubakura he? Oya urumva bongeramo Rusagara kandi bari batarabana. Imihanda nuko nyine na fianso ye bayiturugo cyane. Ariko ntacyo bose barenze umwe n'ababyemerera. Reka mwereke isomo. Mutesi reka mufatanye na mugenzi we Jare ya Theo, bose babireba kuko bose nabo ku mihanda. Niba abantu bafite impano, wenda nanjye reka nishyiremo, ni abantu bafite impano yagirira abandi akamaro, ariko bo nta musaruro ibagiriye. Niba Mutesi avuga ijambo rigafasha abagore kubaka ingo zabo, ariko urwo rukamunanira, wowe ko wishyizemo si ndi umuntu se? Nanjye hari uwabimbajije ati ko wirwa wigisha ingo z'abandi zikubakika, urwawe rumeze neza. None se rwawe ntirumeze neza? Kucyongera ukambaza, reka mvuga uko nasubije uwo muntu. Namubwiye ngo igisubizo si yego. Dukomeze. Noneho rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Hari ubona indirimbo za bose babireba, isi yose yaratigisi. Urabyumva? Hari naho avuga ko yajyaga kuririmbira abaperezida cyane. Urabyumva? Ariko wareba ubuzima arimo, ukabona ntago hafashwa benshi, we ntafashwe, kandi bihangana ari ibye. Na Mutesi amagambo ye afasha benshi, ariko iwe ntibikunde. Ibyo rero ni ya mpano y'Imana rero njya nkubwira. Imana ntishobora kuguha 100%. Iyo ikabije 8/5. Ntabwo uza abadogiteri bamwe itabi ndabazi kandi bigisha ko ari ribi, cyane. Ntabwo uza abapasiteri bafite abagore barenze umwe, kandi birwa bigisha ko umugore ari uyu. Banigisha ko akabyera atari keza, bakagacyura kwaje. Ako karoroshye. Ndi kujya mu by'impano. Ntabwo uzi abasezeranya batarasezeranye. Ntabwo uzi abantu b'abahanga afite titre ya professor, ariko ava mu kabari ajya ku kazi, mu rugo ntahagere, ahindurira imyenda mu modoka. Imana ntishobora kuguha 100%. Iyo iguhaye amashuri, sibyo? Ikaguha amafaranga, ikwima igikundiro, cyangwa ikaguha ubusinzi, cyangwa ikaguha ubwomanzi.
iyo iguhaye amafaranga ikaguha igikundiro ugira abagore benshi. yego Iyo iguhaye amafaranga ikaguha amashuri ikaguha igikundiro ikaguha umugore ikwima urubyaro. Iyo iguhaye ubwenge ikaguha igikundiro ikaguha n'amafaranga ikwima urushako. Wabonye wa mudogiteri harya yaraburanye wa wundi wa 41 utarigeze ashaka Benjamin docteur nyagura 41 washaka gutwana none bari akurikiranweho ibyaha bifitanye isano no gutinda gushaka. Uri kucyumva wiseka kurikira ubakurikiranweho ibyaha bifitanye isano no gutinda gushaka. Ndagukurikiye rwose. Hari undi ukumva ikaguha amafaranga ikaguha igikundiro popularite ukavuga bakumva kwigisha bagafashwa. Yego. Ikaguha abana barimo abanywara umogi barimo abatinganyi barimo abasinzi barimo indaya. So kugira ngo uzabone noneho uyu muntu nibura 20% cyangwa 25% y'abantu ngiye kukubwira kugira ngo uzabone umuntu yahaye ubwenge ikamuha amashuri ikamuha amafaranga ikamuha umugore ikamuha abana bazima ikamuha gukundwa na rubanda, abo niyo 20% nakubwiye. Ariko abandi iguha ubwenge ikakwima amafaranga ikaguha urushako ikaguha abana babana nyine biga muri ya mashuri yo mu byiciro bamwe barya rimwe ku munsi. Urabyumva? Ndabyumva. Abandi ikaguha amafaranga ubwenge ikabukwima. Ukajya wandika icyapa uvanga icyapa n'umukono inyuguti nkuru zivanga n'intoya V8 eshatu zikaba ziparitse mu gipangu cyawe ku buryo bagira ngo ufite igaraje. Ariko umugore yakwitaba telefone mu cyongereza ukagira bari kukugambanira. Umuntu yakwandikira ibaruwa ukayisoma amacuri. Kwandika inimero zo ikintu cyoroshye, imibare abantu barayumva. Kwandika inimero z'umuntu byo nta kibazo. Yarazandika. Ariko yajya kuzisevinga agashyiraho nk'agakaroti. Yego agashyiraho nka iyo umuravaderi ashyiraho akamenyetso k'ipasi. Kuko umuravaderi atera n'ipasi. Waba urucuruza amakara agashyiraho umufuka w'amakara. Waba uri uwisombe reka nguha histoire gatoya. Ari nsoza kwiga segonderi yabonye akazi k'umuntu w'umukire cyane kabisa ufite ikiduka kinini. Hambwa ati noneho ngewe sinzi gukanda mu mashini kandi hano mfite imashini ikoreshwa na IBM. Ndagira ngo nguha akazi ujye umfasha gusohora amafagitire unayinjiza nabwo asava ntaribi. Noneho sinzi ukuntu yamaye telefone ye ngo mugurire nyine umuriro pack yo guhamagara. Kwa kundi winjira muri repertoire ndebye nimero nsanga kuri nimero yanjye hariho udupo. Dogiteri w'amaso haba hariho rinete. Ikintu cyaragaje niyo umugabo we hariho agakaroti. Yari umugore se? Yari umugore. Yasaga ate? Ntagasa neza cyane pe. Yamuhaye amafaranga imwima ubwenge imwima amashuri imwima n'ubwiza. Umugabo aramufite ariko n'umugabo aramufite nawe nuko bimeze. Amafaranga ubwenge no ubwiza nawe shwi. Abana ariko sawa. Kandi faranga rirajeje ariko abana bafite sawa. Nuko niko bigenda muri buno buzima. Ubwo mpereye kuri Mutesi, impamvu uvuga Mutesi nuko we ari we turiho. Nakongeraho Theo bose babireba nuko abizi ko muvuga uko ari. Umuntu kwibwira ko yasunitse ingorofana akayambukiranya amakomine 5 5 ni nkani harimo donc akese tutasubiremo. Yayihagurukanaga komine Birenga Ikibungo akagera komine Kigarama hari Iremera akagera Kabarondo akagera Kayonza amakomine 4. Ibyo niwe wabyivugiye. So impamvu rero mbikubwira nuko abo ni abantu bavuga abantu bagafashwa. Nanjye niyongereho nubwo nta gushaka kubitindaho nanjye ndimo. Sibyo simba nenga ko nanjye mbari ntago mbitindaho rwose twikomereza. Abantu bagafashwa ariko nyiri kuvuga we ntafashwe. Yego. Ingo zubatswe n'amagambo ya Mutesi. Abantu bahindutse kubera indirimbo za bose babireba. Ni benshi pe. Ni benshi. Sibyo? Ariko Mutesi we ibyo bikanga. Nubwo yavuze abantu amaze gutandukana nabo
yemera ni babiri n'uwo bari kumwe n'uwo bari kumwe kandi nashimye ko afite impungenge rwose abantu Zuko bagenda bavuga oya abantu bagenda bavuga babeshya ko n'uwo bari kumwe hari ikibazo nta kibazo byo ndanabizi kibayeyo nabimenya babyumva icyo ni kimwe so ni ukuvuga ngo tumenye abantu ntawe Imana iha byose yishaka gutuma ku bantu Salomo nkarya ngo yagize abagore bangahe 1,000 n'umwe yagize 700 bazwi inshoreke 300 n'uwanyuma na nyuma yasorejeho we ntari si umugore si inshoreke n'uwiruhande n'ukundi afite ukundi Salomo se ntiyavugaga abantu bakumva ubwenge yari afite si wagabanyije babagore waciye urubanza rw'aba bagore barwaniraga umwana cyane Dawudi nubyibuka ndabyibuka so rero ni ukugira ngo abantu bajye bareba umuntu mu bugari bwe kwa kuba mugari barebe ibizima afite ariko ibindi ntibabyuririreho kugira ngo bamusenye ubwo ndahita ngaruka rero ubwo ndakirangije ikijyanye n'iki namaze gushifitinga ikijyanye na strato twagisoje tugeze rero noneho mu by'abapastor n'urushako rwa Mutesi yego bahise bamuha akantu karimo umupasiteri ngo witwa Fani yego usa naho ari kumunyega nawe yavugagamo ko amaze gushaka abagabo 5 avuga sinzi ukuntu mbese yamuvugaga nabi bana noneho Pastor Mutesi akora mu nganzo akajya agera hagati akigarura ariko bikanga akigarura yajya avuga ngo kizwa we yakifata akabyoroshya ariko byamubabaje cyane akavuga ngo niba naragize experience mbi mu rushako rwanjye ukabura umupasiteri mugenzi wanjye ese urifashisha ibyago nagize byo gutandukana n'abagabo kugira ngo umpondaponde wo kagira gutewe avuga ati uri mu myanda uri mu mazirantoki uri mu birutsi ati Imana niho ukiri kwivuruguta muhahise hanjye ibyo navuyemo ni wowe birimo bati Imana yaguhaye ofisi ntuvuga Yesu uravuga Mutesi ibyo rero nibyo byeze birajya gusana bya bindi ejo tumaze iminsi tuvuga byo muri kwa Bishop Bosco abantu bakabaye ari bo bubaka societe bari mu birutsi wa mugani wawe ubayeho neza ugize amahirwe wowe wararemesheje uba usazanye n'umugabo umwe ariko se niwo mwanya wo gufata umuntu ugenzi wawe wese mwitwa abapasiteri nubwo ntazi insengero zabo ni pasiteri mwese ya mavuta yongo yavuze mwasigiwe muri Serena mwese wenda mwarayasizwe simbizi nta nubwo mbere yo kumenya kuko ngewe hari nemera ko n'abayavukanye babyumva amavuta baravukana nta asigwa n'umuntu babyumva ndabyumva hari agahungu k'inshuti yanjye ari umunsi itariki 2 n'ebyiri kagize anniversaire sho kagize anniversaire agahungu k'inshuti yanjye twiganye secondaire na kaminuza kase karacyara agahungura oya nakagabo ariko kagira udufuti twishi ariko rero kakegeraga kakageza hano mu gatuza kadahumeka gahaze byeri nako kakajya kavuga we Imana yasize abandi baramuri gatasha ngira ngo bakuri iki kiganiro baraza kukamenya kigeze no kudukorera anniversaire nko muri 2 hari muri 2 twigeze gukora anniversaire hariya tukiri butareka tubagira ihene kandi nkifuriza anniversaire nziza niko kajyaga kiyemera gahaze byeri kakavuga ngo uw'Imana yasize abandi baramurigata cyane rwose Imana yagutumye ntago amavuto yasigwa n'umuntu irayakwisigira bakakurigata kukurigata so kuvuga ngo barazana ururimi ku mubiri wawe uravuga bakumva kandi bagashyira mu bikorwa ni ngo amavuta y'iki hari amavuta nese abayasizwe ibyo barimo ntituri kubireba nari maze kuvuga sibavuga ngo ari riba ari wa undi wagiye i Buganda umwe nigeze gukorera muri hahandi urakangisha amavuta wasizwe n'umuntu yavuye mu ruganda rw'umuntu wasigiwe muri hoteli yubatswe n'umuntu nese Imana igutumaho umuntu byageze iyo ko yakwibonera ikayakwisigira ariko noneho ngo Mose byagenze bite ntiyavugaga ngo genda ubwira abana
ngo ugende ubwire farawo uko mvuze. Farawo se ntiyegizekitaga cyane, ntiyarambikaga inkoni se ku mazi akitandukanya bakambuka, bagatambuka, ingabo za farawo zayageraho bikagenda bite, zikayagwamo, amazi akifunga, urasigwa amazi n'umuntu wica agasozi. Nono niho bihera. None turi kubabona umupasiteri, niba ntavuga uwo twiganye segonderi, simvuga uwo twabanye mu giskuti, kuki abapasiteri bakora basizwe amavuta amwe aribo banikana hanze, kandi yakoresheje niyo terime yo kwanika. Umugore mugenzi wawe agize ibyago ntaremeje urugo, mukora umwuga umwe, wowe gusenya kwe ubigize ikivugo. Twe tuhangayikishijwe no kubona umuntu ujya imbere y'abantu b'Imana akavuga bagafashwa, si no kubajya imbere nta rusengero ndamubonamo. Namubonaga kuri ayo matelefone cyane cyane y'uwo mushuti wanjye, yagapostinga nanjye kakamfasha. Mumenya gutyo Pastor Mutesi, mumenya gutyo nkafashwa nicaye kuri kontwari mu kabari. Uwo muntu yagira ibyago byo kutaremya urugo, ntuhere kuko ijambo rye rifasha, wowe ugahera kukuba urugo rwe rwahirimye. Uriya mugabo yavuze mbere, ajya rigeze kubikubwira ko hari umugore yashatse gupanga nawe kubirindura se. Oya, gupanga nawe ku bana. None uwo mugore akaza kugira ikibazo cy'uko yari afite umwana ufite urwayi budakira, ya scanning umugabo akabona atazihanganira uwo mwana uhora arwaye, apandura hakiri kare. Apana sangu nakubwiye handi twagiye kwiyakira tuvuye kureba umusaza w'umuhanda. Donc urumva nibyo ngira ngo mukazi arahugeraho ukarenga, arakitangazamakuru, arakivuga butumwa, ari iki mu buzima. Ubu ni n'ubuzima bwose, buri wese yakabaye objectif kurusha kuba subjectif. Ikibaye sesengura amadini yose, abavuga butumwa bose mu byiciro byabo, ariko wigenda kuri kanaka. Pastor Mutesi ibyo avuga sindabona aho abwiriza, ariko amagambo avuga afasha abantu kurusha ayo ababishop bavugira mu nsengero. Waya yavuze kuri social media. Noneho ubwo nari ntaramenya iby'amateka y'inabimenye kubera imihanda. Nabwo natangiye kumumenya byasakuje cyane bavuze ngo Rusagara arapfuye. Nibwo batangiye kuvuga bazana nabo ba Rugano intwari. Yamuvuze. Tumuvuge ko yamuvuze. Azanamo wa undi wabanje Ntaganda. Wari uwo mu biturika. Ari nawe nari maze kuvuga. Ubu aho ari kwa Ferdinand niyicaze yombi. Kandi nibi naba ngombwa ibintu bimwe bihagarika. Niba gufasha bitagiye kumwambika isura mbi yanabireka. Niba afite uwo mutima se, ariko ibiki mutima utuma wanduza isura yawe mu bantu ufite abana n'uwiki. Wawe uretse se ugacuruza baze nk'uko yazamamazaga, tuzajya no gukora ikiganiro mu iduka rye muri Shika. Yabireka. None se niba utangiye gusabira inkunga abantu batazikeneye bazinywera, dutangiye kumushora ko yatanze igisubizo kitari cyo. Niba Karegeya yicaye kuri avuga kuri Mutesi akabaza ngo ku ikibazo cyari uguheka umwana ukamujyana mu ishuri, ugeze mu mirimo, yabyihorera cyangwa se aho bishoboka agafashisha muye bikomera cyane iyo byiswe, kuko titre yavugaga ngo abateka mutwe bo ku social media, niko strato yavuze. Abateka mutwe bo kuri social media bitwaza umwana we bakabona amafaranga ntibayamuhe. Ibyo biravuga kuri Mutesi. Ukuri kwe se usibye ko mpisemo iyi ngingo niko abantu bose barabivuga. Nishwe icyabanje nibyo barabizi byasakaye ko strata atabonye amafaranga ye. Kuri no saha nubwo bayazanye mu ntuza bayerekana, bashatse no kuyabara. Biriya nabyo kari kagiye kuba akantu kagaragaza ko nabo ubwabo batiyizeye. Niba uvuga ibintu uhagazeho ukerekana umufungo w'inote, fata umwe ati aya ni 400 ari 500, urirwa barakugira ngo uratanga abagabo biki. Keretse niba babihimbye nkuko ejo twari twabivuze tuvuga ngo niba iriya sheke kiri kwa strato bayijyane amafaranga kashi bayikureyo, bakaba rero bari bwo bazanye kashi mu kiganiro. Urabyumva?
ariko niba ko ubundi kashi zo zari iziki niba yerekana ko zari nyine nta kibazo tubareke barazifite bazishyire strato bafate sheke icyo nicyo twemeje ariko ushobora gusanga ziriya kashi zaje kubera ko byarabuye simbihamya ntago mbibahamije ariko ikindi yo kumubwira bamubwira ati amafaranga nta yariho ariko 15 z'ukwa gatanu azaba ari bujyayo ngewe ntabwo ndabona nabihereyeho ntabwo ndabona umurima no guheka umwana aho bihurira bagiye muranye kuko genzajyayo imunyinya ngomba kumenya kiye straton udafite isamba zaha abana idafite abana benshi cyangwa no umwimukira imunyinya nta muntu hari udafite nibura igice cya hegitari cyangwa arafite arayigurisha nindiririzi nindi yayirya muri umwana wa 15 bamwandikaho ubutaka barubize nabyo ntabyo narinze umuntu utaragira muntu se kuri UPS ntabariho wariranga muntu koranabuhanga n'aba 15 barazibahaye n'uduhinja urayifite nawe ranga muntu koranabuhanga sindajya kuyifotoza none uriya subwirwa n'iki kuyifotoje none urashaka kuvuga wowe uri i Kigali gufotoreza icyo bivuga uri kuri kamera uzi kwina hari uriya mwana uhetse muri umunawe urabizi ko yabikoze ntago mbizi nuko rero none bati turagura ubutaka tubwandike kuri uriya mwana atarabona indangamuntu ntago ibyo bishoboka n'ubundi zajya kuri se kandi nimureba nabi isazayandikaho we na wa mugore mwamushakiye noneho wa mwana ejo bundi imyaka 5 uriya mwana reka tusipoze wenda ko yaba ari kurangiza primaire azajya kurangiza segonderi abari inkuru itandukanye nizo turi kuba runo munsi kandi twe tuzaba turi mu zabukuru Pastor Mutesa ari umukecuru nanjye ndi umusaza uriya mukobwa arangije segonderi agiye kwinjira kaminuza avuga ati hari abantu bigeze ku nanjye ndi umugabo wijijisha nawe uri muraza urumva umukobwa arangije segonderi atangira ati yewe tari abantu bancuruje bashakiye umugore papa ancura bufuni na buhoro ancura kuruwetezi n'uruhiza ati kandi bataraza papa byari byaramunaniye gushaka akatwitaho atwara ku kagare akazana irindazi na kare bari bahetse ubwo kazaba kari hafi gahinguka kari nka tronkome kavuga ati ninjyewe sha bari kugenda bahinguka baterura ibyo rero so ntabwo bari ibintu byiza iyo wumva rero umuntu ugira icyo amariye abantu hazi inkuru zitari nziza mu bitugu bye ariko aho bishoboka urareka ukazibukira nkanjye iyo mvuze ngo sishobora gukora fundraising ngo bafashe umuntu so uko ntagira umutima mwiza ariko nuko narabyumvise kugiye cya nabonye abantu babishwariramo kugiye cya wa mudogiteri Kanimba waha haruguru oya ntabwo ari waha oya ntakorera hano haruguru kareka uyu ni Pierre Celestin iyi ni kopi ntabwo tujye tuvuga uyu ni Pierre Celestin uwarwaye ni Vincent biriya bitaro ni ibyandi bifite n'ishami Musanze uwarwaye ni Kanimba Vincent yakoraga muri leta sawa niyo yabaragize yigenga uyu ni Kanimba Pierre Celestin tuca business y'abandi ntago nyica bikosore babyumve bakunze ba kopi Kanimba wa hano turi ntabwo ari we warwaye yego ntabwo ari we basabiye imfashanyo usaba ufite ivuriro nk'iri ni Musanze bararifite ukajya kubwira abantu nka bariya ngo bakore fundraising ariko nundi nuko ari ubujyaha ariko ndibuka ko uburwayi bwa Kanimba abantu babushwadiyemo simvuge ko ari ababyungukiyemo ariko byateje saga bituma nanjye nzinuko ntabwo wambwira ngo nkore ubuvugizi ari umugabo n'ubu ngubu buri munsi amamagara iyo mfite 5 byanjye ndabimwihera wa undi yibwira mvura atakira yahoraga amamagara tukiri no ku Gisozi ntambwa nti twahurire urabona amasaha twagiraga ibiganiro umwanya mukeya ati ndavibwira mvura n'amaguru nkumva aragera ku Gisozi bwije ndamwihorera naba mfite 5 nkabimuha ariko kuvuga ngo undi nasabiye nko bitampiriye ni umurwayi wari urwaye cirrhose muri Nyamasheke babyumva ku bitaro bya Mugonero aza Kigali twamusabiye umuti abantu 2 barawugura ntiwagira icyo utanga uwo muntu yarapfuye nibyo byogine ariko iyo ndebye saga wari wakoze rwose oya ntabwo nzongera kandi ntazongera niyo mpamvu bivugiya kuko nuwaguze uwo muti umwe muri bo ejo twaravuganye waguze uwo muti ejo twaravuganye uwo muntu amaze no gupfa nabimubwiye
iyo urebye rero bino bintu wowe ko numva uzi ko ubikora neza oya nta neza niba utanga raporo ku gihe bariya barazira raporo cyangwa ntabwo erega n'umuntu ashobora gukadisha urugi abishaka ntabwo nakubwiye umuntu wagiye gutanga ibiryo muri covid ari umunyamakuru ari he kora neza oya so rero aho kugira ngo byanduze isura yawe wabireka ejo hatazagira ubona wiyambariye akarakoste keza ngo hekuye muri ngo yayandi tumuha ngo afasha abantu aya so namutese ashatse yabireka rero cyangwa se akubaka business ikomeye akajya afasha muye atiriwe avuga ngo kandi gufasha ntabwo ari ngombwa niba umwana nakubwiye ngo gufasha umuntu gufasha umuryango kwiteza imbere ikibazo n'umwana uhetse undi cye muri cyo urajya mu masambu mu biki niho abantu batangira no kugutekereza ukundi urajya kuvugurura inzu gute urajya gufinansa ubukwe mu bibazo biri muri rugo nuko nta mugore urimo wapi ibibazo biri muri rugo n'umwana rero uko bavuga ngo nuko mbiteyemo imetero nabo iyo uziteye ukazitera nabi ntabwo bituma rubanda itagukwena wabyaho kugeza bakukwene wabyihoreye urabyihorera by the way ntabwo wafasha abanyarwanda bose babayeho nabi ntibyagushobokera sibyo epuwi hari n'inzego zibishinzwe zibaza uti mu buriki kugira ngo umufashe uriya muntu niba muha inka wenda umuhe ikiro cy'umunyu inka izarigata ikamwe neza nabyo tugomba kubigendamo gake kandi gufasha nufasha hatarimo objectivité akazamo subjectivité ntibizabuza inzego kugukurikirana urinde ugera muri ibyo kubera iki wabiretse ejo ntitwageragaho tuvuga ngo kwihesha icyundi yego ubuse we ntibari kubimubaza amafaranga twaguhaye abandi utunyenyeri kuri uriya mugabo niba muzi ko yanywera se n'inyota ni ngombwa ariko ikibazo mugomba gukemura ni umwana uhetse undi wasanga ari n'inyota yamuvugishije ari amagambo yego nyine nabyo birashoboka amafaranga yarayashaka none afite n'umugore ukiri mutoya reka umugore sinzi imyaka ye ariko umugore bakumburanye bari mu kwabuki mwamuhaye kashize akajya mu kwabuki agasohokana umugore iby'amasambu biteye hari ikibazo cy'isambu wasanga n'izo katerese yakomye hari zo kuvuga ngo abanza asohokane umuntu oya n'isambu ntabwo yayigura parama ukurikije ifemba afite y'amafaranga icya kabiri ngo bagiye kugisha inama mukuru we ahita bahamagara ngo kuki mushaka kunteza famiye ntashaka ko umuryango we umenya ko yafashijwe urumva atari imbogo se mutesi arigira umushumba w'inka araragiye imbogo iramutera ihembe kandi ririya niryo twaherukaga kumuvuga se ubuzi ibitangazamakuru byamuvuze si ihembe ry'imbogo wabiretse kutabasha gutandukanya imbogo n'inka mu rwuri wabyihuriye ukiha amahoro uko bimeze so ndumva rero ubwo irya nyuma ryari iryo uko abantu bakora ibintu bimwe abantu bose ni abavugabutumwa ariko abavugabutumwa ko bakora akazi kamwe umwe namwishe shitani nabuze Eric ngo akatema akantu handi inyuma nyine ari naho yamwise ko ari shitani ko akorera shitani ko bamwita ko bose bakora akazi kamwe aravuga ngo ko ntumva na rimwe umvugaho ngo usoze usengera mere nkawe yavugaga ibaze kandi abo bose ngo basizwe ya mavuta birwa batubeshye nari ngiye kumuvugaho yavugaga si wa mugore Stephanie hari nundi undi we yanze yabaye nkanjye umushuti wawe hari uwo yajya reka we yavuze ati tuvuge ibindi kuri mushuti wawe yigira gutya nkanjye nkawe rwose tuvuge ibindi curuza baze iriya duka tuzaryamamaza natwe ati mbabarira uwo muntu aho kugira tumuvuge twivugire baze urabyumva twivugire baze ntekera ubukwe bagashima bati afandi w'inyenyeri 3 na nyirabukwe bazaza kunsura bazanye kado kwa kubukwe bwabo nabukoze neza amamaza ibyo mute kandi bakado nzayibereka amamaza baze teka neza tuzagushakira ibiraka utawufata umugabo neza ibyo gufasha byihorere aho kugira ngo uteme ibaba none se niba ibingibi niba strata bakojeje isoni
ari pirate nibiba ubwa kabiri se rubanda izavuga ngo buri gihe kukiba bazavuga ngo kuki buri gihe Mutesi ari we wibeshya ku nka ari imbogo bigenda gute nabyo batangiye abandi bavuga ati nabyo batangiye babiteremo imete babandi babyirinze bavuga ati kandi twaramubujije aranga sibyo avuga ati abantu ba kino gihe kandi koko hano hari umusaza usabiriza muri uno mujyi ugendana inkoni natangiye kumubona 8 9 na nubu ikintu cyatumye anjya mu mutwe bigeze kujya kuri ministeri iriya kuri Mineprisec isigaye ari Mineduc dura kuri escalier muri etage ya 3 arambwira ngo yewe iwacu n'ibyumba umaze iminsi CH kango bimeze gutya nigaga mu wa 2 cyangwa mu wa 3 secondaire muhijana uwo munsi nagombaga kuhava nkajya Kimihurura aho inteko yakoreraga hano bashenye aruguru ya Remigo inteko ishinga amategeko niyo yakoreraga saa 8 ubwo twabonanye saa 4 saa 8 ngiye aho ngaho inteko yakoreraga nabwo ndongera mpura nawe ubwo ahise njya mu mutwe urumva cyambere yavuze ko ari umunyabyumba nakoze ibishoboka ariko se na nubu aracyabikora uri kubyumva yego so nukuvuga ngo abantu urumva bivuze ngo kuva icyo gihe na mbere yaho aracyasabiriza igihe yaherewe ntarahaga ntarava kwizima ngo abivemo ajye muri pension so nukuvuga ngo none so niba rero abafashwa bazahahoraho abafashwa ba pirate hari nabo bambwiye ngo birwa bateze agakoko muri gare ngo nimugoroba bakaba bari mu tubari cyangwa ngo bafite ibipangu aho kubera ko udashobora gutandukanya abo bantu rero bireke nibagiwe akandi kantu ariko rero akavuze hari akabagore nahaga 15 nakavuze nakavuze kavugiye narakavuze warakambwiye se ngiye kambwire ngiye mvugira hano ntabwo uzi ndavuga ngaho kambwire none ngiye ukavuga hano nakavuze ariko ndavyibuka kuko ikintu navuze mba nkibuka udibuka ko hari abadamu batatu nigeze guha amafaranga nyiba kuri BNB sinzi ukuntu mu kiganiro twateruye inkuru tuvuga ngo hari abagore bamwe bari kunywa byeri saa 4 abandi basabiriza ndavuga ntari ku mugore yabura no kushaka 15 akikorera gatara kugira ngo abyukire mu nzoga mbivuze gutyo abagore batangira gutonda hamaze kuza batatu biteza akavuyo kuri reception ya radio none buratse gato winyirukansa ahubwo badukorana mu kiganiro barambwiye ngo ndi kwamamaza ibyo umujyi wa Kigali utemera ngira ubwoba ntago nafunze nagize ubwoba tubivugira mu kiganiro ngo ibintu Karege ari kuvuga ntago umujyi wa Kigali ubyemera ubwo abayabonye barabo umwe rero muri bejo bundi yarampamagaye icyo gihe namuhaye mubwira ngo ajye kutsa ibijumba ariko ahitamo guteka ibigori bukeye ejo bundi nibwo yampamagaye arambwira ati noneho mfite ati noneho ntago nabivuze hano ahubwo nabibwiye abo twakoranaga kuri BNB arambwira ati ubu noneho mfite akantu kameze nk'uruganda gakora tofu ibatsinda ati naguze ihene ibyara babiri urabyumva ngo arimo arambwira bya za 15 zanjye aho zavuye icyo zakoze ndamubwira rero rwose urakoze gushima ntiyaba nabandi ari uko bashima ni kandi nibiba ngombwa tuzazana na utanga ubuhamya akora ari nkibagiwe uwo rero niwe nibura ubashije ijisho ryawe n'umutima bibashije gusikana bikamenya ngo uyu muntu ubufasha tumuhaye buzamugeza kuki nkanjye urumva 15 byanjye niba byaravuyemo ihene ubu nemerewe gutegeka uwo mudamu 15 akabihundi ntago navuga ngo abingarure ko ntacyo byamarira akabihundi none muri batatu rero y'umwe ashima nawe uravuga uti naragerageje none abangaba basabira hano mu mujyi bari ibitangaza ntago bayarana ariko ngewe nabahaye ari igishoro nkorera mu mujyi hari igihe nagiye kuri Simba kugura umugati ngura imigati 2 mitpaye 2 none ndamanuka nta mafaranga nyine nari nsigaranye ayo nari mfite nyakuzima n'agafanta nza kurenzaho ndamanuka ngezera garete nsanga umuntu w'umusore aricaye uriya wabyimbye amaguru cyane aransaba ngo ni musayidire nkora muri envelope nkuramo umugati umwe ndawumuha arawureba aranje ahita wohereza akana
kicaye inyuma k'undi mugore nawe uri arajugunya. gusaba Kubera iki Yashakaga amafaranga amafaranga. ngaho nyumvira byarambabaje uracyamuha ntibishoboka n'abandi ntibazamu ntibishoboka byarambabaje cyane kabisa yarawujugunye yahise awujugunyira uwo mwana ngo akiririre umugati sha wumvise umeze ute nyine narababaye cyane pe ibaze ko na n'ubu ntarabyibagira kandi nawe wari wawupangiye none urumva twari babiri uramurigomwa twari babiri njye n'uwo mujama wanjye wundi njyewe ndavuga mwari mwemeje ko murasangira umugati umwe twari kurya nari naguze ibiri buri wese yari kurya uwe yego nyine ahubwo ugeze kuri uwo mutipe dusangira umwe undi nawe utanze natanze umwe nsigarana utanze tipe awujugunya awunagira umwana dusangira igice okay ntacyo dusoza mu bintu bijyanye ngewe hari naho ngeraho nka ufite ibintu byo gufasha hari n'abantu ufasha bafite izindi karande zikagukurikirana ntuzagire aho ukuye ntihazagire igisubiramo hari n'abo ushobora gufasha bafite ntuza imyuka mizima ikaba hari uwo binigeze no kumva watanze wahereje umuntu amusabye ka kaboko bucya kahinamiranye ntabwo ari uguca intege abantu bafasha ariko hari igihe umuntu ufite izindi karande zamutumye gusabiriza aho uvanye ntihasubire ikintu so rero kubera ko tutabishobora kubibara ntabwo nciye intege ariko mpinduriye inkuru nashimiraga uwo mugore muri batatu nahaye amafaranga 15 umwe niwe wampamagaye ambwira twamushimiye twanavuze ko dushatse twamutegeka ibyo 15 akabihundi tubikoze mu kanya ariko narengize ngo twari twamushimiye n'ikera oya n'ubundi nzamuhamagara mubwire ngo nzamuha amezi 3 abika 5 ukwa 5 5 ukwa 6 5 ukwa 7 5 mu kwa 8 nawe aremera undi amuhekenze nabagende yirwariza urumva niba amaze kugira ihene akora tofu zihaza batsinda yose urumva ko atangiye ayinya kwimeramo so nibyo ngibyo rero gufasha si bibi ariko nyine nukubyitondamo niba bigezaho gufasha bishobora kuba bituma umuntu ajya mu nkuru zitari nziza bari abantu babaye inkuru kubera nuza ariko nejo bazavuga n'ubundi bazavuga ikiza nuko Pasa Musesi wabimenyereye kuvugwa ariko ntabwo tuba tubishaka nzabwira umugabo wamubuze ajya avugwa mu byiza gusa ibishobora kwanduza isura ye no nacuruze basi tuzamuteza imbere tuzamwamamaza natekera amakwe apfa ko badahenda apfa kutata nashaka zahende nge ntabwo nabimubuza biterwa ntuzahende mute ndashaka kuzagurira wiwangi kibaze cyiza cyane nk'icyo ngicyo ari wowe rero wowe uzabanza wumve dashima kunavuga ngo datukize na datukennye wagiye mu iduka datukize areba agaciro datukennye akareba igiciro mute uzahende njyewe ariko ntazampende uzajya mu cyiciro cyawe cyangwa nawe uzabe datukize ntuzagenda ureba igiciro uzagenda ureba agaciro k'uwo mwambaro agaciro ni iki si amafaranga ahubwo imishimire y'umudamu wawe amaze kukibona ati mugabo wanjye uvuye Abidjan se kuko hari amabaza ya Mutesi ntabwo ari ayo mu Rwanda mugabo wanjye waje na Rwanda yase wahoze muri Abidjan ko ndebuzanye koto 100% original yo muri Cote d'Ivoire ako niko gaciro ubuhaye kado waguze nka datukize agaciro kayo nuko uwihaye bitamuvamo sibyo ibiciro bigumishaho azajya haza badatukize bigumisha aho ngaho ariko aziko nawe atanga ibintu biri karite birumvikana oya kandi twamwanika ataze bitari karite tuzamwanika reka dusoze yego reka dusoreze ahangaha rero tubashimire cyane mwebwe mwese twari turi kumwe muri iki kiganiro ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka sana